Morning World kuri The Wiktionista. Muyigezweho na Kayitesi Ange. Buri muntu wese aho ava akagira agira ahahise he, ndetse ahahise he, ahahise hanjye hashobora kuba intandaro yo gutuma wanga ubuzima, yewe hashobora kuba imbarutso yo kwanga abantu. Ahahise hashobora gutuma wiyanga, yewe ukanga ibyawe byose, ndetse ugatangira gushidikanya ko Imana itabaho. Abashakashatsi mu bijyanye n'imiterere muntu bagaragaje ko kwiheba, kwiyanga ndetse no kwanga abantu ahanini bikomoka ku hahise hawe, ndetse bikaba bifite ingaruka nyinshi ku buzima bwa muntu. Mugenzi wanjye, wowe wumva unanijwe n'ibyahise, ukumva udatekanye rwose, ukumva wariyanze, reka nongere nkwibutse ko kuri ino si buri wese uhatuye afite ahahise he kandi hatamworoheye. Ab'umukire, ab'umukene, buri wese agira ibimugora kandi kuri we akumva ari byo birenze. Ahahise ha buri muntu ni ibanga rye bwite. Ahahise ha buri muntu nahe ho kumwigisha ndetse no kumukomeza. Ahahise hawe, ahahise hanjye ni ishuri. Ushobora kuba wari utunze cyane rwose, ejo mu kanya nk'ako guhumbya ibintu byawe byose bikayoyoka, ukabura epfo na ruguru, inshuti zikagushiraho kuko burya iyo ukize baraza, wakena bakagenda. Ubwo buzima ushobora kububamo ukabuheramo ndetse ukananirwa gutangira bushya, kandi byakabaye byiza ko wibagirwa ahahise ugakora cyane kugira ngo ugere ku bindi. Ushobora kuba wari ufite umuryango munini cyane, bose bakagushiraho, abanzi b'ibyiza bakabahitana, ugasigara uri nyakamwe, ukumva ko kubaho ntacyo bimaze, ukanga ubuzima bwawe ndetse ukanga n'abantu. Agahinda kakaguherana, yewe ukananirwa gutera imbere, ukananirwa gutera intambwe, ukananirwa kwibagirwa. Urumva ko icyo kintu gikomeye mugenzi, ntacyo wakora ngo ugarure abawe, nta na kimwe pe. Ariko nanone iyo uheranwe n'agahinda, ni hahandi uvirwamo indwara zidashira, ndetse ukumva nawe ubwawe wakwiyica. Ingero ni nyinshi zagusigira ahahise habi. Ushobora gukundana n'umuntu ukamwimariramo rwose, ukamuha icyizere 100%, ukamukunda, yewe ukamukundwa akaza, ku buryo wumva adahari nawe ntacyo waba umaze, ku buryo wumva ko nta wundi wamusimbura. Nongere ngire nti, kwa kundi wumva ko ukunda umuntu kuruta uko wikunda, mukamarana igihe kinini, yewe wizeye ko ari we muzabana, wajya kubona ukabona araguhemukiye ku munota wa nyuma, akweretse invitation. Ishyire mu mwanya w'uwo muntu. Ese wazongera gukunda ukundi? Ni iyihe mpamvu se yakwereka ko abantu ari beza? Ni iyihe mpamvu yaguhagarika kwiyanga ndetse no kumva ko ntacyo umaze? Aho ni ahahise ha muntu. Buri wese agira ahahise he, buri wese agira ahahise hagoye, kandi buri wese aba yumva ko ahahise he ariho habi kurusha hundi. Ubukene buragukubita kandi nta kutagize ngo ushake amafaranga, bose bikanga pe, ukumva wanze ubuzima. Inshuti magara yawe iraguhemukira, ukumva uriyanze, ukumva wanze isi. Ariko reka nongere mwibutse ko ibyo tunyuramo ari ishuri. Igihe ishuri waryize neza, ahahise hawe hasigara hitwa amateka, ndetse benshi bakayigiraho. Burya bamba umuhanga mu by'ubuzima umubonera mu byo yaciyemo. Nimba hahise he haramusigiye isomo, cyangwa se haramwiciye ubuzima. Niyo mpamvu umuntu wese uko ari udakwiye kumurebera inyuma ngo umwisobanurire. Hoya, ntuzarebe wa wundi uhora useka ngo wumve ko nta bibazo ahura nabyo. Ahahise hawe, ahahise hanjye hagomba kudusigira isomo, ndetse rigahindura ubuzima bwacu. Umuntu wese uheranwa n'agahinda akumva ubuzima bwe bwarangiriye aho, akumva ntashaka kugerageza ukundi, ni umunyantege nke. Kandi isaha n'isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, ushobora kwigobotora iyo ngoyi, ushobora kwigobotora ako gahinda ugatangira bushya. Nushaka uba ukamazemo imyaka myinshi, icyo nzi cyo watangira bushya nonaha. Hari igihe njya nibaza ikibazo nti,
ese ubuzima bwanjye buranyobora cyangwa ninjye ukwiye kuyobora ubuzima bwanjye? Icyo kibazo nawe ndifuza ko wakibaza ndetse ukisubiza. Hari abavuga ngo aho ubuzima bukwerekeje uganaho. Ese nibyo koko? Uko niko kuri ko ubuzima bugomba kukwerekeza aho bushaka? Njyewe rero nizera bitandukanye. Nizera ko ubuzima bwawe ubuha icyerekezo kurenza ko ubuzima bwaguha icyerekezo. Nizerera mu gukora cyane ndetse no gutangira bushya kurenza uko nakwizerera mu mahirwe. Ariko kandi tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'inzobere, bwerekana ko gutangira bushya biguha ubuzima bushya, kandi ko gukora cyane biguha ubuzima bushya. Yego, ubuzima ni gatebe gatoki, ariko uko ukemura ikibazo, uko wikura mu kibazo uhuye nacyo, nicyo kizagaragaza ko ubuzima bukuyobora cyangwa wowe uyobora ubuzima. Aha nimvuga kuyobora ubuzima, simvuga ko wahagarika urupfu, simvuga ko wahagarika ibyakakwiye kukubaho, ahubwo ndavuga uburyo ushobora gukemura ikibazo, uburyo ushobora gutangira bushya, uburyo ushobora kwiha intego kandi ukazigeraho. Ku bantu bizera Imana, tugendeye kuri Bibiliya, ubuzima bwacu buyoborwa n'Uwiteka, ariko kandi ubuzima bwacu natwe tubugiramo uruhare kugira ngo bube bwiza. Aha ngaha ndavuga uburyo witwara, ndavuga uburyo ushobora kwiha intego, ndavuga uburyo ushobora kuyobora ubuzima bwawe, ndetse Imana ikabigufashamo. Aha naho mahera mvuga nti ubuzima ntibukwiye kunyobora, ubuzima nkwiye kubuyobora. Ubuzima nkwiye kubuyobora nkabuha icyerekezo nshaka, n'Imana ikabimfashamo. Igihe cyatakaye ntikiba kikigarutse. Igihe cyose uzibanda ku bintu udashobora guhindura, igihe uzatakaza umwanya munini ku hahise hawe, igihe umwanya uzawumarira mu bitagufitiye umumaro, ndagira ngo nkubwire ko uzahura n'ijambo iyo mbimenya. Iyo mbimenya ni ijambo ribi. Iyo mbimenya ni ijambo rizakugumamo mu gihe cyose utabashije kwibagirwa hahise. Iyo mbimenya ni ijambo ridashobora kukuzanira umunezero. Ahahise hawe hazatuma ugira umujinya wa hato na hato, hazatuma wanga abantu nk'uko twabibonye. Rimwe na rimwe uzabanga ntacyo bakugize, ndetse uhora urira, uhora uganya. Nta terambere ushobora kugeraho mu gihe wahaye umwanya munini ahahise hawe, ahakubabaje hawe, ahakubangamiye mu buzima. Yewe, ndakwibutsa ko ushobora no kuziyambura ubuzima bitewe n'ahahise hawe. Ndagukomeje wowe wumva ko ahahise hawe hababaje kurushaho abandi, wowe wumva ko ubuzima bwawe ari bubi kurusha ubw'abandi. Yego, niko ubitekereza kandi niko biri. Ufite byinshi bikuremereye, ariko reka nkwibutse ko ahahise h'undi muntu utahazi wasanga uhamenye ibyawe byaba byoroshye. Niko ubibona ko ibyawe birenze iby'abandi, kuko ubasha kubona ibibazo byawe gusa. Nyamara ubashije kumenya ubuzima bw'undi muntu, wahita wibaza impamvu uri guheranwa n'agahinda. Dore ikizagufasha kwikuramo ahahise hawe, nimba ushaka gutera imbere, nimba ushaka gutangira bushya. Mbere tekereza ko ibyakubayeho n'undi wese byamubaho. Wongere utekereze ko ibyakubayeho bitarenze iby'abandi. Wongere utekereze ko hari ufite ibibazo birenze ibyawe, kandi akaba yarabashije kubyikuramo agatangira bushya. Ikindi cyagufasha kwikuramo ahahise hawe, nimba warababaje umuntu bikaba biri kugukora ku mutima, mwegere umusabe imbabazi. Niba kandi warababajwe ukaba warategereje ugusaba imbabazi ukamubura, tera intambwe yo kubabarira, biguha amahoro mu mutima. Ikindi cya nyuma, nimba ubona ibyabaye birenze intekerezo zawe, yewe ukaba ntacyo wakora ngo bihinduke, menya ko nyine n'ubundi no guheranwa n'agahinda ntacyo biri buhindure. Ahubwo utekereze gutangira bushya igihe kitarakugendana. Ijambo ry'igitondo: ubuzima ni ishuri, uko uhura na byinshi niko uba uri kwiga byinshi. Ahahise ha buri muntu ni ishuri pe, kandi haragoye ku rugero rwa buri muntu. Ariko n'ahazaza tuzirikane ko hari n'ibindi tuzahura nabyo tutaramenya.
nuheranwa n'ahahise hawe, nuheranwa n'amateka, menya ko ahazaza hawe uri kuhangiza. Try your best guys. Move on. Ubuzima buracyakomeza. Isomo ry'igitondo. Ntihakagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Iri somo riboneka mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Erega nta mpamvu yo kwiganyira, nta mpamvu yo guheranwa n'ahahise, kuko Imana irahari ngo ituhumurize. Yari The Week Shining Star, mwari kumwe na Kayitesi Ange. Ciao ciao.